Njyewe nejejwe no kongera kubasanga hano kandi rwose mbabwira ngo ibyiza gusa nibyo mukwiriye umunsi ku wundi ntago dusiba kubibagezaho, gusa naragera kure gato byaba ari byiza ubaye umwe mu badukurikira cyangwa se ubaye uri n'uwa mbere nta kabuza nta nubwo muhejwe, banza ukore subscribe kugira ngo inkuru nk'izi ujye uzibona day by day buri uko tuzishyizeho. Ni za nkuru zigaruka ku buzima tunyuramo buri munsi, ubuzima wowe njye bariya bose dushobora kwisangamo nta kabuza rwose. Mwamaze kutumenyera ko ibyiza gusa nibyo mugenewe, gusa uyu munsi mbaza ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Nimvuga agahinda wumve ko benshi byanabatunguye kugira ngo bisange bari kumva ibyo ngiye kuvuga uyu munsi. Ni inkuru y'umukobwa wafungiwe mu cyumba imyaka 25. Bati ni ibiki noneho Karekezi Isi atuzaniye? Murabizi ko ibyiza gusa ari byo mukwiye, gusa nifuje ko wamenya byinshi kuri uyu mukobwa. Nawe yahuwe urukundo rwose ashyingurwa ari muzima. Ni ibintu bisa nkaho bitangaje kubera ko byamubayeho, nifuje ko tunabigarukaho. Ubusanzwe urukundo ruravuna kandi ruragora cyane, ni inkuru imaze kuba igicabana muri twe. Gusa nanone mu gihe umuntu arurimo aba ataramenya ingorane zarwo ngo abe yaraziteguye mbere hose. Nka kumwe bavuga bati ntawe ushobora gutinya ishyamba ahubwo atinya icyo yahuriyemo naryo. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka ku mukobwa wahowe urukundo agafungirwa mu cyumba imyaka igera kuri 25. Ni imyaka yose umukobwa w'umufaransa witwa Maître Muwana niyo yafungiwe mu cyumba wenyine kubera ko nyine yari yarakundanye n'umusore, ariko biza kubaho yuko umubyeyi w'umubyara atigeze yishimira uyu musore na rimwe ngo amumwemerere nk'umukwe we, amufate rwose amushyingira umwana we. Nk'uko byemezwa n'igitangazamakuru History Diary, uyu mwari Maître Muwana yakomokaga mu gace ka Vienne, hano ni mu gihugu cy'Ubufaransa. Hari mu mwaka w'1876, yari afite imyaka 25. Kimwe n'abandi bose byaje guhura n'umusore yakunze cyane, barakundana karahava. Nyuma baza gufata umwanzuro wo kubana nk'umugore n'umugabo. Uyu musore yahuye n'uyu mwari yaranzwe n'umuryango we kugeza ubwo mama w'umubyara yanze kubana nawe, nuko ahitamo nyine kuba babikora gutya, kuko ntabwo ku ruhande rw'umugore cyangwa se mama wa Maître yifuzaga na rimwe kubona uyu mukwe we ari kumwe n'umwana we yibyariye. Umubyeyi w'umubyara yitwaga Muwana nk'izina nyine yari yarahaye umukobwa we. Yari yarafashije umugabo we maze icyizere, yari yarapfishije umugabo we maze icyizere cyose cy'ubuzima yarasigaranye ku isi agishyira ku mwana we, dore ko yizeraga ko umunsi umwe umukobwa we yashakanye n'umugabo w'umukire hazabaho neza rwose, ibihe byiza kuri be rwose, bafite buri kimwe bifuza mu buzima. Dore ngibi byinshi bisigaye byangiza urukundo rw'abantu. Benshi tureba mu ndorerwamo urukundo rw'abandi, nyamara twe twiyubakiye ubuzima bwacu nkatwe. Wa mugani w'umunyarwanda yaragize ati nta jisho rishimira umugeni. Mu magambo make, ntabwo nshobora gushima umugeni wawe kandi ari we muzabana. Uyu mukobwa yaje kubwira mama w'umubyara ko azashakana n'umusore yifuza kandi yihitiyemo. Uyu mukobwa yahoraga bisubiriramo mama we ko azahitamo urukundo kurenza amafaranga. Ni bangahe muri iki gihe bakibikora? Akamwemeza ko ari nayo mpamvu yakunze uyu musore bamwangiraga kubana nawe, ariko ababiri bamba ati mama nzakundana n'uyu muhungu. Mama we yaje kwifatanya n'umuhungu we witwaga Mark, maze bafata Maître bamuzirikira ku gitanda yararagaho. Ntibanyuzwe, barangije bamufungirana mu cyumba cye bamuhora urukundo yakunze umusore uciriritse. Reka twinjire gutya.
Igihe cyaratambutse, imyaka iragenda, abaturanyi bajya babaza umubyeyi impamvu y'urusaku bumvaga, hakavuga ko umukobwa we yasaze, bityo bamufasha kugira ngo atabasha kuba yasohoka. Nyamara ibi byose byari ikinyoma, bigatuma bakomeza kwirengagiza urusaku rwe. Ababashije kumwumva barangiza bati, ni wa musazi, mureke kwita ku magambo ye, n'ubundi twarabimenyereye. Hamaze gutambuka imyaka myinshi, umwari yabuze ijwi ritabaza ukundi. Ababyeyi be bavuze ko yapfuye, maze bamukorera ikiriyo ku karubanda, bamushyingura ari muzima. Ibyo nababwiye tugitangira. Umukozi wabo yanyuzaga ibyo kurya hafi y'igitanda cye munsi y'urugi, bikabasha kumugeraho. Iki kinyamakuru dukesha iyi nkuru kigaragaza ko uyu mukobwa yaje kubura ubwenge, kuvuga bikamunanira burundu bitewe n'igihe yari amaze muri icyo cyumba. Hano ni mu 1901. Abashinzwe umutekano bahisemo gukora iperereza kuri uyu mukobwa kubera ibihuha by'ibyavugwaga ko atapfuye. Baza kumusanga mu cyumba afungiyemo, yari afite imyaka 50 y'amavuko. Ku myaka 50 y'amavuko yajyanywe kwa muganga, umubyeyi we arafungwa, ariko nyuma y'iminsi 15 ahita afatwa n'umutima arapfa. Musaza we yafunzwe iminsi 15 ndetse n'umukozi wabo arakatirwa. Ngurwo urukundo rwatumye uyu mukobwa wafunzwe ari inkumi asohoka aho yari afungiwe. Hari umukecuru ninde wari kumwikoza. Ngayo nguko ukuntu ababyeyi b'uyu munsi abenshi batuma tuba ibitambo byabo twifuza guhura nabo. Benshi bashaka ngo tubeho nk'uko babayeho. Yego simbyanze, hari byinshi mubona bishobora kubangamira abana banyu, akaba ari nayo mpamvu benshi muri mwe mushobora kutwitambika mutubuza. Mu kibira ntabwo ari byiza, nubwo kenshi amatwi buriya ari mu rupfu adashobora kumva. Hari ubwo biba bitari byiza, ariko kenshi ababyeyi batubyara, abatureze basigaye mu cyimbo cy'abatubyaye, aba batubera amahitamo mabi yo kugira ngo ubuzima bwacu bugende nabi. Muribuka muri 2020 hari inkuru y'umukobwa wagiye ku nyubako ya hano mu mujyi izwi nko kwa Makuza. Rwose yanditse urupapuro rw'ibaruwa ndende, nta kindi yakoze. Yagiye ku gorofa, arangije nk'abandi bose hasiga urupapuro yari amaze kwandikira umuryango we. Navuga ko yagurutse se? No, yinase mu kirere ubundi yikubita hasi. Nyuma y'iminota 15 yari amaze gushira mu mwuka. Benshi baperereje inkuru y'uyu mukobwa bavuze ko uru rukundo nawe rujya kumera nk'urwo yazize. Yakundanye n'umusore, bamaze gukundana umubyeyi wamureze wasigaye mu cyimbo cya mama we nta kindi rwose yakoze. Abenshi babazi nka ba mukase. Yanze kwishimira uwo musore, nyamara umukobwa we yabonaga uwo musore ari we buzima bwe. Umugore mu kwanga kuba yafata uwo muhungu nk'umukwe, nta kindi yakoze usibye kubateranya, kubangishanya bo ubwabo, batangira kurebana y'ingwe. Nyamukobwa yabonye bitamunyuze, ahitamo umwanzuro navuga ko ari uwa kigwari cyangwa se gukora inzira itariyo. Yiyambuye ubuzima kubera urukundo. Izi ni inkuru kenshi ziba ngo zigira icyo zidusigira mu buzima. Wowe, njyewe, bariya, twese muri rusange. Ninde udakunda? Udakunda anera amabuye, ariko wakunze arabizi neza ukuntu urukundo ari indwara y'umutima rwose ishobora gufata n'igihangange ikaba yakibuza amahoro. Naho twarucikira. Mbibutse gato mbere yuko dusoza iyi nkuru, turemye mu ishusho y'Imana, turemye mu rukundo, bityo icyo wakigira cyose uzakunda uzakundwa, ariko mubigendemo gake. Ntabwo urukundo ruberaho kugira ngo duhumishwe nuko dufite abo twahisemo, nyamara bo nta kintu badushakaho usibye kuturya imitima yacu gusa. Byinshi dushaka bakabidukorera,
nabo bagakorerwa ibyo bashaka, mu nyuma bakatureba nk'aho tutigeze tubaho kuri bo, tutigeze tugira igihe na kimwe kigeze kubanezeza turi kumwe. Nta kindi bakora usibye kudutera umugongo. Ni nko gufata umwana w'igitambambuga ukamusiga ari wenyine. Wibaza ubuzima azabamo uko bumeze? Nguko uko kenshi dufata imitima yabo dukunda tukayitera ibizinga, tukayishyiraho amahwa, ugasanga benshi bahisemo kubaho badakunda, badakundwa, bitari uko bavutse nta gikundiro bafite. Oya, bahuye na runaka arangije abangiriza umutima. Yahuye na Karekezi barakundana, umwaka umwe ibaye ibiri, bati rwose reka ngusabe imbabazi kandi nkushimire kubw'igihe twagiranye cyari cyiza hagati yanjye nawe. Wambereye mwiza, wampaye byose nari nkeneye kuri wowe, kandi ikindi nakibagirwa, wari umukobwa mwiza w'inzozi zanjye, nubwo rwose tutabashije kuba twakomezanya, gusa mba nizera ko wenda igihe kimwe nawe uzabona ugukwiriye, buriya njye ntabwo ndi mu nzira yawe. Kenshi ibi nibyo rusingiro rishobora kuba rituma benshi badahitamo gukunda. Bamuteye indobo, abonye nta yandi mahitamo, ahitamo rwose kwiberaho. No love, no sex. Kuri we rwose nta kintu na kimwe urukundo ruvuze kuri we. Kenshi abantu dufata urukundo tukarugira rubi, tukaruhereza isura itari nziza. Ni rubi, rurakicwa, rurakavumwa. Ariko nyamara nararebye nsanga neza urukundo nta kosa rugira. Ahubwo bamwe muri twe dufata urukundo tukarukoresha ibyo rutagakwiye gukora. Tugenda mu cyimbo cy'urukundo nk'izina gukunda, gukundwa, ndagukunda, naragukunze, nifuza ko twakundana, tukabikoresha nabi. Wenda mu magambo make yumvikana, twebwe dutsindwa gukunda. None se niba twararemye mu ishusho y'urukundo, aka kanya tukaba tutabasha kuruyobora, kurukoresha mu binoze, mwibwira ko urukundo ruzasigarana nde? Ninde? Njyewe mbona nawe ku giti cyanjye, wowe cyangwa n'abandi bose bari kutwumva, mushishoze neza mbere y'uko mwinjira mu nkundo, kubera ko benshi baza mu rukundo badakeneye twe. Hari wenda nk'abakeneye ibyo wambariyeho, tuvuge se ko ari irari ry'umubiri. Ese nkanibaza, ni ryari iryo rari rizashira? Igihe bose uzaba ubabona nk'aho ari abo kuryamana nawe, ninde uzakunyura mu by'ukuri? Uzahira muri urwo, witeguye kugira umuryango ugukomokaho, bakazajya bakwita mama musambanyi, papa musambanyi. Ibyo ntabwo ari byo twifuza. Mu rukundo rubaho kugira ngo tubashe kubona byinshi tutabonaga igihe twari twenyine. Ubundi se ni ryari wabashije gusobanukirwa ishusho y'urukundo nyakuri? Urukundo ni iki mu magambo make? Uwo ni umukoro mbahaye, kandi tuzabigarukaho ubutaha. Reka mbashimire inshuti z'ubwenge mudahwema gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi tubagezaho. Njyewe ndi Karekezi Isa, iyi ni Nema TV. Kanda subscribe kugira ngo inkuru nk'izi zijye zikugeraho buri munsi, buri uko tubashije kuzinyuzaho. Turabashimiye kandi wowe wakoze iyi subscriber ugakanda share kuri buri bikorwa byose tubagezaho umunsi ku wundi. Nubwo bitoroshye ariko tuzabikora. Ku bwanyu turahari. Byinshi mushaka tuzabigendamo, ubundi tubibahereza uko bikwiriye. Ngayo nguko nagarutse ku nkuru y'umwana w'umukobwa Metri. Uyu rwose wapfuye ku myaka 50. Navuga ko yari isugi, nta muhungu n'umwe barabonana, ahubwo yarazize urukundo rwe nyarwo. Yikundiye umuhungu, ariko kubera umuryango we wabonye umuhungu hari sakina uti wowe ntabwo tukwifuza, ntabwo dukeneye umuhungu utaberanye n'umuryango wacu.
none se niba udafite icyo wimariye ubona wazamarira iki twe cyangwa umwana wacu tugiye kuguha? Inzira nta yindi, niba udafite amafaranga, niba rwose uri umukene, uri umutindi nyakujya, rwose birumvikana nuruca abana, ntabwo tugukeneye. Nshuti bakunzi b'Inema TV, nababwiye ko nitwa Karekezi. Wenda sinzi uko nasoza iyi nkuru kuko ndumva nyifite byinshi byo kubabwira, ariko munyemerere gato twikoze hirya mu gikari, twandike tuve imuzi, tubahereze byinshi bijyanye n'ubuzima tunyuramo. Murabizi ko muri aba mbere kuri twe. Igitekerezo cyawe ni inyunganizi y'ubutaha y'inkuru tuzabagezaho, kubera ko byinshi biva mu byo tubwirwa. Izo mbwirwaruhame nizo zituma dukora byinshi, mubasha gukuramo ubumenyi. Inema TV, komeza uganze kandi ukomeze ugezeho abanyarwanda ibyiza byinshi. Njyewe ntacyo mfite nabitura usibye kubabwira ko umurava, urukundo, ubwitange mukunda ibikorwa umunsi ku wundi tudahwema kubagezaho byaturenze umutima. Duhitamo kubahereza byinshi mu ijwi rituje, hapana kwihuta bimwe bya gihanzi, ahubwo tukagira ngo akantu ku kandi tubashe kukumvikanaho kandi neza mu mujyo umwe. Twabikoze gutya, ukanda subscribe, ubundi nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 ukongera kwisanga mu buryohe bw'amajwi anogeye buri wese. Mwaradushimye, twarabibonye, kandi ibi muzabikomeze mubigire intwaro yo kugira ngo natwe dutere imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kubagira ntako bisa, kubaho muri ni iby'agatangaza. Turabashimiye inshuti z'ubwenge.